Kera nagiraga inshuti nkayitaho cyangwa se inshuti nkazitaho nkagerageza yewe gukora ibishoboka byose, byaba byiza cyangwa se bibi, byaba ari amakosa, ariko nageragezaga gukora ibishoboka byose kugira ngo za nshuti zanjye ngumane nazo. Ibi nabikoraga kugira ngo nkomeze gukumana n'inshuti zanjye zitamvaho. Niyo byabaga bimbangamiye nageragezaga ibishoboka byose nkabikora kugira ngo inshuti zanjye zitancikaho zikaba zakwigendera. Ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha, ntuzinginge urukundo, ntuzahatirize urukundo, ntuzingingire umuntu kugukunda, ntuzahatirize urukundo. Ubu mvuga ubaka akanya abo nakoreraga ibyo ngibyo byose, ubaka akanya nta n'umwe tukiri kumwe. Ibi rero ndabivugira kugira ngo ntuzahatirize urukundo, ntuzingingire umuntu kugukunda. Urukundo ntabwo rwingingwa. Urukundo iyo ruhari ushatse araza kandi mukanagumana. Ntibizakuvune ngo bigutere umwanya wiruke ku bantu, ugerageze gukora ibishoboka n'ibidashoboka ari ukugira ngo abo bantu bawe utabatakaza. Bikuvunira ubusa, bikagutera igihe, ariko kandi bikabibyusa bikagenda. Burya umuntu wawe, umukunzi wawe, uko byagenda kose nta kureka, ntago akuvaho, kandi ntago bikuvuna kugira ngo ubashe kuba wagumana nawe, no kugira ngo ube uri kumwe nawe ntibikuvuna. Ntuzigere rero utakaza igihe cyawe, kuko icyo gihe iyo gitakaje kandi nanone bikagenda bigukomeretsa umutima, bikaguhangayikisha, bikakubabaza. Ntuzigere rero ukora ikintu ushyizemo imbaraga, uhatirije, kugira ngo ejo kizagutere kwicuza. Ntuzajye ukireya ikintu kizatuma wicuza mu buzima bwawe.